Ubusazi ni ugukora ikintu kimwe ukagisubiramo ukongera ukagisubiramo witega ko igisubizo wari wabonye bwa mbere kiri buhinduke. Ayo magambo yavuzwe n'umuhanga w'umudage wamenyekanye mu bintu yavumbuye muri fizike witwaga Albert Einstein. Kugira ngo wumve impamvu ariyo natekereje ko ashobora kuyobora inama y'uyu munsi, ngiye gusobanurira ikintu bita itegeko rya 80-20. Itegeko rya 80-20 se ni irihe, risobanuye iki? Akenshi ibintu ukora 20% yabyo izana umusaruro wa 80% w'ibyo ugeraho. Ushobora kuba utarabyumva. Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi ufite ibintu 10 uri bukore, ibyo bintu 10 umusaruro wabyo ukaba ari 100. Muri ibyo bintu wakoze 10, 2 muri byo bizatanga umusaruro ungana na 80, ibindi 8 bitanga umusaruro ungana na 20. Uramutse utekereje kuri iryo tegeko, ushobora guhindura ubuzima bwawe no kuntu ushyiraho intego. Ukareka kujya uhora ukora ibintu bimwe mu buzima utekereza ko uzageraho ukabuhindura wenda ku bw'amahirwe. Oya, iyo ugize icyo uhindura nibwo ubishobora. Utere iryo tegeko warikurikiza gute? Akenshi umuntu yabyutse akagira ibintu ari bukore, hari igihe atumwanya mu bintu bidafite akamaro, cyangwa ubuzima bwawe bwose ugasanga buri gihe utumwanya mu bintu bidafite akamaro, ahubwo byenda byari kuzana umusaruro. Bya bindi 20% byari kuzana umusaruro, akaba ari byo udashyiramo umuhati. Wabigenza gute rero? Buri gihe uhereye uyu munsi andika byibuze ibintu 10 ushaka gukora. Ni ushaka harimo akazi, gutembera, kureba filime. Nurangiza byose ibyo wumva ushaka gukora 10 ubyuzuze. Nurangiza muri ibyo 10 utoranyemo icyambere, uvuge ngo ni ikihe kintu muri ibi 10 uyu munsi nakora kikanzanira umusaruro munini ejo. Nukirangiza urebe icya kabiri, uzajya umenya ibintu ukwiriye gushyira mu mwanya wa mbere kuri uwo munsi. Kuko akenshi hari igihe utumwanya umunsi wose ufite ubunebwe uri gukora utuntu ubona ko tworoshye kandi ndende byari kukuzanira umusaruro ari byo utari gukora. Gerageza ujye ukora ibintu bifite agaciro mbere, nurangiza ukora ibitagafite nyuma. Ibuka ya magambo natangiriyeho. Ubusazi ni uguhora ukora ibintu bimwe ukabaho ubuzima bumwe ntacyo uhindura, uzi kuzabona resultat cyangwa se igisubizo gitandukanye n'icyo wabonye ubushize. Iyo utagize icyo uhindura nta gihinduka.